uraza kutubwira muri rusange abantu ukuntu uwo munezero bawukuraho bawiterwa n'iki, hanyuma uza kutubwira ese ijambo ry'Imana n'ubundi ridushyigikira no gukomeza n'uwo munezero. Urakoze cyane. Amen. Noneho kandi uko bababazwa nguko mukanibuka yuko ariko Imana yavuze. Imibabaro umuntu arimo ikaba n'imibabaro yateganijwe kandi ugasanga yihaye igihe. Bariya bantu babaye mu gihugu cya Egiputa iriya myaka yose ko ari 400, Imana ibizi ariko bipanze ko muzababara iyo myaka. Noneho urumva ko kimwe mu byakagombye guhumuriza umuntu, njye nsaba abantu kutivovotera Imana, mu byakagombye guhumuriza umuntu harimo no kuba imibabaro irimo kubabara, nibura Data wa twese yarayivuze. Yego. Yesu ashimwe cyane inshuti zacu, inshuti za Mumuriza GB Ministries, amahoro y'Imana kuri mwese, kuri twese aho duherereye mu Rwanda ndetse no ku isi hose. Turabasuhuje mu izina rya Yesu, kandi tubifuriza umwaka mushya muhire wa 2026, kandi twiringiye neza tudashidikanya yuko abari bagihumeka umwuka w'abazima kuri Noheli mwaryohewe, mwagize ibihe byiza, abari barwaye mwakiriye ihumure, abarwaza bababwiye neza barabahumurije. Imana y'amahoro ikomeze kubana namwe aho muri hirya no hino. Rero turagarutse kugira ngo tuganire namwe, duhane ihumure, muri duhe turi bahe, kuko nicyo tubereyeho muri ubu buzima, kugira ngo dusohoze umugambi Imana yaturemeye gukora. Rero turi kumwe na dogiteri musanzwe mubona kenshi hirya no hino, dogiteri Zigirinshuti Michel, muramuzi, ubushize twajyaga tuvuga pasiteri, n'ubu twongeyeho na dogiteri. Rero iyo Imana yakuzamuye nta mpamvu tutabivuga. Mushumba muraho? Muraho cyane se. Turabishimiye nanone kongera kubana namwe, twabanye namwe mu bihe byatambutse, n'umwaka utangira uyu nguyu tugiye gusoza, twitegura gusoza. Ntabwo ari ibintu byoroshye kubona utangiye ukongera ukabona usoza. Hari benshi baba bagiye, hari benshi pe baba baruhutse, ariko iyo tubona dushobora kuvuga tukaza hano kuri kamera kugira ngo tuvuge kugira neza kw'Imana, kugira ngo duhumurize imitima y'abantu, ni ukuri ntabwo twabifata nk'ibintu bisanzwe. Dushima Imana rero iba yabikoze, Imana iba yaduhaye icyo gihe cyo kubana na gutya. Rero Imana ibaha umugisha mu nshingano nyinshi muba mufite hirya no hino. Ni kenshi tunabashaka tugasanga hari abandi babadutwaye, tukihangana kuko byose ni umurimo wa Data. Rero dushimye Imana ko wongeye kuza, watwitabye, kandi tugira ngo dusangire ikiganiro, utanga ihumure ku Banyarwanda, ku isi hose, kuko abadukurikira ni benshi. Rero kuri GB Ministries turabiyegereje, tuvuga ngo ni ikaze nanone abatadukurikira, abatari barakoze subscribe mubikore, kugira ngo mujye muhora mwakira ihumure. Nta kindi, ni ihumure ry'ijambo ry'Imana, ni ihumure mu by'ubu buzima tugenda tunyuramo duhura na byinshi. Rero kuri GB Ministries ni ihumure, nta bindi muzigera muhasanga wenda ya bya bindi dusanga n'ahandi hirya no hino, oya. Rero mutugane kugira ngo duhumurizanye, tubwirane ibyururutse umutima. Mbere y'uko dutangira, mushumba, nifuje ko nasenga, hanyuma mukatugezaho ikiri ku mutima. Data, tuguhaye icyubahiro, turagushimiye kuko uri Imana yo kwiringirwa, wabanye natwe kuva uyu mwaka utangiye, na n'ubu uracyari kumwe natwe. Ijambo ryawe nubwo ritubwira ngo uzabana natwe kandi uzaba uri kumwe natwe n'ibihe bizaza. Mwami, tunejejwe nuko tugihumeka umwuka w'abazima, kandi twibuka n'abamaze kuruhuka benshi, uhumuriza imiryango yabo, ihumure ribabeho Mwami, ntibahungabane ngo bibaze ngo ese bizagenda bite. Uko bizagenda ni wowe ubizi. Rero turagushimiye Mwami, umugisha umugaragu wawe uba wemeye kuza gutanga icyo washyize ku mutima we, no kugira ngo atange ihumure hirya no hino. Icyubahiro ni icyawe. Turagushimiye kumva gusenga kwacu mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Mushumba, turabakiriye nanone, wasuhuza ku badukurikiye. Turabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Umwami wacu Yesu Kristo ashimwe. Yarakoze kurinda no kuturinda. Amen. Akaba duhaye umwanya ngo nanone tumwemerera agira icyo dukoresha. Haleluya. Turamwemereye rero. Amen. Amen. Haleluya. Ni ukuri, kandi iyo tumwemereye arabikora, nicyo yifuza. Yahamagaye, burya n'iyo uhamagaye umwana we mushumba akakwitaba,
ni byiza cyane, biranezeza umubyeyi, ahita yumva ko umwana yamwubashye. Rero nk'ubu nko ku ijambo ry'Imana cyangwa se ku ihumure, ku by'Imana yaduhamagariye, iyo tuvuze ngo mwami turaje, Imana yacu iranezerwa, hanyuma igatanga ihumure ku bwoko bwayo. Mushumba rero twifuje ko uyu munsi utuganiriza, tugira amagambo y'umwaka ugiye kurangira cyangwa umwaka ugiye gutangira, turitegura tukitegura duhera kuri Noheli, tukitegura Noheli, abantu bakagura imyambaro mishya, bagasohoka bagasangira n'inshuti zabo n'abavandimwe hirya no hino, bakizihiza Noheli. Noneho Noheli ikavamo igakomerezaho no gusoza umwaka no gutangira uwundi. Ibintu biba bishyushye hano hanze, abantu baradekora, ahantu haba hasa neza, mbese imitima y'abantu ibikeye. Ariko bitavuze ko n'umwanzi aba asinziriye, nawe aba yarakaye, kubera ko aba arimo kubona abantu ko bishimye, banezerewe, baguwe neza, akarakara. Nyuma yaho hari igihe hazamo n'umwuka wo guhora, ugasanga hari ibibi byinshi cyane bibaye. Ariko turasenga mu izina rya Yesu, umwuka wo guhora uburizwemo, kugira ngo ubwoko bw'Imana busoze umwaka kandi buzatangire neza. Rero twifuje kumenya Mushu, hari igihe ubona ibintu ukumva ukeneye ubusobanuro burushijeho. Hari ubona umwaka utangiye, ukabona mubayemo mugahura n'ibintu byinshi cyane, ibyiza n'ibibi, ingorane. Mwahoze mutubwira ko inka yanyu yabyaye, ni umunezero. Nanjye Imana ishimye urumva ko Imana yagusetse ni umunezero. Ni ukuri Imana ishimwe cyane ko inka zawe zirimo zibyara, kandi Imana ikomeze ikunezereze mu byo yaguhaye. Noneho ukareba abantu ukuntu bizihiza umwaka mushya, abantu bagatega n'indege bakajya gutembera, abandi bakajya kuruhukana n'imiryango yabo, ukabona hari ibintu bidasanzwe byabaye biruta iyindi minsi. Ese gusoza no gutangira umwaka bivuze iki? Kuki abantu babyishimira cyane kuruta iyindi minsi? Kandi nyamara ntawuzi umunsi n'igihe, nta n'uwuzi umunsi ngo ese nzapfa ryari, bizagenda tubona tubaho, tukabona turapfa, umuntu ngo yapfuye, abandi mugakomezamo ubuzima, bityo bityo. Ariko ku mwaka iyo urangira, tariki 31 bishyira itariki ya mbere, biba ari ibintu bitangaje bikomeye. Ese biterwa n'iki? Kuki abantu bishima umunezero, bagira umunezero udasanzwe kuruta igihe cyatambutse? Hanyuma ubwo niturangiza, wenda waza gukomereza ukatubwira, ese ubundi uyu munezero cyangwa kwizihiza umwaka mushya muhire, ese mu ijambo ry'Imana aricyo bivuga? Ubu turavuga nk'abizera, uraza kutubwira muri rusange abantu ukuntu uwo munezero bawukuraho, bawiterwa n'iki? Hanyuma uza kutubwira ese ijambo ry'Imana n'ubundi ridushyigikira no gukomeza n'uwo munezero. Urakoze cyane. Amen. Mu by'ukuri ku kibazo cya mbere wabajije, buriya wenda tuvuze gato, umwaka ni kimwe mu bihe Imana yashyizeho, ni nacyo gihe gikuru. Mu bihe Imana yashyizeho nicyo gihe gikuru kiba kirekire. Kuko urabona habaho, reka tuvuge wenda duhere ku masegonda, akabaho isegonda, amasegonda 60 akabyara umunota, iminota 30 ikabyara isaha, amasaha 24 akabyara umunsi, iminsi 30 akabyara ukwezi, umwaka ukagera muri 12. Urumva rero kiriya gihe kiba ari kirekire, nicyo gihe kirekire umuntu aba abayemo, kandi arwana n'ibintu byinshi, bivuga ngo n'abatabikora bashima atari amashimwe y'Imana. Ni nabyo bambaje urebye, abantu gusa bishima banezerwa, abavuga ati yewe uyu urahise, ndasigaye, mbega umwaka wambereye mubi, mbega umwaka wanshaririye, mbega umwaka wangoye. Urumva hariho umuntu yarambwiye ngo uyu mwaka ntabwo nzawukumbura. ibaze rwose, bivuga ngo mu myaka yibuka, uyu ntazawushyiramo. Kandi nyine koko uriya muntu ikintu yavuze gitumye nibuka ijambo Yobu yavuze, avuga ngo avuma umunsi yavutseho. Nuko avuma umunsi yavutseho, avuma nijoro nyina yasamye, avuga n'igitondo bavuze ngo nyina yabyaye. Ibyo byose arabivuma. Urumva rero nk'umuntu umwaka uramushaririye,
icyo kintu cyo kuvuga ati sinza gukumbura rero abavuga ati ariko cyampuje ukanzanira ikintu gishya, icyampuje ukaza neza, icyampuje ukanzanira impinduka. kandi koko birashoboka buriya, birashoboka wenda turaza kuvuga mu kibazo cya kabiri cy'ukuntu Imana ipanga, ariko tukivuga kuri icyo cya mbere, buriya impamvu ubona abantu banezerwa bakawizihiza mu buryo runaka, hakaba abatembera bakajya kunezerwa ahantu, si ibyo ko Satani nyine nawe aba ari aho ngaho agira ngo abaprofitire muri iyo minezero, bageraho bagera mu byaha bakibuka ninde utumye tugeza aha. Yesu adufashe cyane. Ngiki igisubizo cy'ikintu baje uti mu by'ukuri biriya bintu ni ibiki, bisobanuye iki, bivuze iki? Bivuze iki kubona abantu bavuye hasi bagura imyenda, haba hari umuvuduko udasanzwe, bagura imyenda bapanga aho bazajya. Rero nigeze mvuga igihe kimwe, ariko kuki rwose iyi minsi mikuru kuki yegeranye cyane no kujya ku ishuri? Uzi ko ejo sinzi ningira muri none usanga nawe barakabonye, ejo nagiye kubona muri gahunda y'ingendo y'abanyeshuri irasoza. Barayibonye nawe? Narayibonye iyi gahunda y'ingendo zijya mu majyepfo Gisagara na Huye. Iyo nibibwira ababyeyi ngo muramenye. Buriya iyo gasohotse nka kuriya kagasohoka umuntu arimo apanga, ahita avuga ati hajya ubundi ari ngiye muri abapanga gusohokana umuryango ngo bajye hanze. Yego, ahita avuga ati akareba fagitire bazahatsinda, yabona gahunda y'ikigo cy'igihugu gishinzwe amashuri akagiye gukuramo, tugarukire hafi tugire gukena gutya. Rero nawe wumve ko umuntu arimo yishimira umwaka urangiye, yapanze kuwunezerwamo mu buryo runaka, ariko uwo mwanya iby'utaha akaba nabyo bimuje imbere. Nanjye ndahari mwakonsoma byose mu byo ko nanjye mpari. Urumva rero buriya igisubizo kimwe mu ijambo rimwe ni ukuba umuntu yibuka ibintu yabayemo birangiranye n'umwaka ushize, avuga ati wa Mana we, abavuga Imana nyiri bumvikana, abayishingikirizaho, abayisenga, avuga ati Mana mbega ahantu nsohotse. Ariko uriya mushiki wanjye Mama Neema, uzi ko nagenzuye ngasanga n'abantu badakijijwe batarakizwa, uzi ko hari ikintu Imana yakoze cyo gutuma umunyarwanda wese yumva hari izindi mbaraga zakoze ibintu. Buri munyarwanda wese kubwira ko nubwo batagira idini, ariko aba yumva hariho kameme indi puissance, hari izindi mbaraga zamurinze, zamushoboje. Wenda yararwaye abona arakize, yarwaje abantu arabona Imana imufashije, umwaka urangiye ntawe baciyemo ngo agende. Ibyo bintu rero kubinezerwa ni ngombwa, nubwo abantu batabona uburyo, ntabwo babona uburyo bungana bwo kubyishimira, kandi mu by'ukuri kwishimira mu mutima k'umuntu biravuna. Buriya nk'uko mubona umuntu yishimira kubona we yabwira umubabaro we, ni nako n'umunezero w'umuntu aba yumva yabona ukuntu awusangiza abantu. Hariho rero umuntu bivuna se ko ntari bujya ahantu ngo mbibwira abandi se ntahamagara se abantu akabura umuntu abibwira, gusa ndabibwira mu rugo kandi bo twabisangiye kubiyoranamo, nuko akagarukira aho ngaho nyine ukumva arishimye. Erega mushumanyira ngo hari ikibitera abantu usanga haradutse ikintu cy'ubwoba, muraho batari iri shimwe ndaritambutsa, abantu baragira ngo n'ubwirasi, ugasubira iri shimwe ndaritambutsa, abantu barabyumva bati noneho Satani akagushyiramo icyo kintu bigatuma tutaritambutsa neza. Abantu bashatse icyo kintu bakikuramo. Hari ijambo nasomye mu Migani, uryumve, riravuga ngo gutinya abantu kugusha mu mutego. Urumva ijambo gutinya abantu kugusha hano ko niko kuri mushumba. Yego, bivuga iki rero? Umuntu natinya abantu azagwa mu mutego kudakora ibyo Imana yashakaga ko akora. Usanga ibyo bimufitiye inyungu yo mu buryo bw'umwuka no bw'umubiri byose arabitakaje, kuko yatinya abantu gusa. Urumva gutinya abantu bigusha mu mutego. Kubera iki se? Kubera iki ntakora ibyo ngomba gukora
ubundi se wagira ngo ibyo nkora byose mbikora ngo nshimishe abantu? Oya. Kandi none ibyo nkora byose simbikora ngo mbababaze. Ibyo nkora byose mbikora bwa mbere mu nyungu zanjye bwite, yego, hanyuma mu nyungu z'Imana no mu nyungu z'abantu. Uzi ko Yesu kuri rya tegeko ry'urukundo ariryo rikurira ayandi yose, yashyizemo no ko umuntu abanza kwikunda, agakunda abandi nk'uko yikunda. Niyo yagize referanse, ukunda abandi nk'uko wikunda. Bivuga ngo niba wiyanga n'abandi babana. Yego, urumva, umuntu w'umwiyange yanga n'abandi bantu. Nuko rero mu by'ukuri gusohoka mu mwaka nk'uyu winjira mu wundi, abantu bavuga bati Mana turagushimiye. Abatazi kuyishima bakavuga bati byanga bikunda, turumva hari imbaraga zabikoze, bakishima ukuntu runaka, bavuga bati ahantu tuvuye hari hagoye. Niyo mpamvu mu by'ukuri ubona abantu babigenza kuri iyi. Yesu abaha umugisha. Amen, amen. Reka twumve noneho se mushumba, ibi by'itangira ry'umwaka cyangwa se umwaka, gusoza umwaka, ese Bibiliya bivugaho iki? Ijambo ry'Imana bivugaho iki? Ese ni ngombwa ko tubikora? Bibiliya bivuga kuko ngaruze ku ijambo mvuze mu kanya, ijambo ry'Imana twereka ko Imana rero yashyizeho ibihe. Yego. Guhera mu gice cya mbere rya jambo rivuga ngo ni ukuburira buracya ngo ni umunsi wa mbere. Ubwo rero ni umucyo. Ni nacyo birivuga ku murongo wa mbere n'uwa kabiri na gatatu ngo yarabanjije mu mucyo. Noneho umucyo wita amanywa, umwijima wita ijoro. Burira buracya rero ni umunsi wa mbere. Birakomeza kugeza ubwo ibonye icyumweru, hanyuma ibyumweru nabyo iza kubiha umubare, bikabyara ukwezi. Ariyo mpamvu musangamo ngo ukwezi uku n'uku mu mwaka uyu n'uyu. Muzi ko muri Bibiliya ayo mezi ahari, ayo bita Adari, ariko ukwezi kwa 12 na Abibu kwa mbere, na za Silivani na za Kisilevu na za Eluli, byose byari ibihe Imana ishyizeho ngo bifashe abantu kubara igihe, kugiteganyiriza, gupanga gahunda zabo. Ibyo bihe kandi yaje gushyiramo ibingibi twita seasons, saison mu gifaransa. Iwacu mu Rwanda dusigaye tubyita ibihembwe. Ngo ni igihembwe cy'ihinga, siko babyita. Ibishyiraho kugira ngo habe igihe cy'izuba, hazabe icy'imvura, gutyo habe igihe cy'ihinga, habe igihe cy'isarura. Noneho uko navuze mu kanya, iza gushyiraho igihe gikuriye ibindi byose cyitwa umwaka. Ureba ukuntu umwaka ari ikintu gikomeye muri Bibiliya, mu ijambo ry'Imana. Uzi ko nasomye mu byanditswe ngasanga mu magambo yagiye ivuga isezeranya abantu batandukanye, yagiye ishyiramo ijambo rivuga ngo umwaka, undi mwaka, umwaka utaha, cyangwa muzamara imyaka iyi n'iyi, ugasanga ibibariye muki mu myaka. Kanguha urugero, fata itangiriro, turebe igice cyaho cya 15. Wenda tugenda dukoresha imirongo migufi gusa ivuga ku by'umwaka gusa, cyangwa ku by'imyaka. Nsomera umurongo, ni igice cya 15, umurongo wa 13. Uwiteka abwira Aburamu ati, menya neza yuko urubyaro rwawe ruzaba abashyitsi mu gihugu kitari icyabo, bazakorera abaho, nabo bazababaza imyaka 400. Tekereza mama ne, ibaze nawe mushiki wanjye kumva Imana aricyo bita mu gifaransa ngo ni prévoir, guteganya. Guteganya ariko kutari épargne. Abantu banyihangana n'indimi z'amahanga, mba numva ngira ngo ntabyumve neza. Ntabwo ari uguteganya kwa épargne, no, ni uguteganya ibintu by'ibihe.
n'ibizabibamo. Do you imagine? Iyo tugira Imana ivuge ngo Aburahamu, abantu bawe bagukomokaho bagiye kuzajyanwaho iminyago, bagende be mu gihugu kitari icyabo. Abantu baho baba babaza imyaka 400. Yesu bivuga ngo ngiye kuvuga ijambo riteye ubwoba. Imyaka 400. Ngiye kuvuga ijambo riteye ubwoba. Birashoboka ko imibabaro umuntu arimo Imana yayivuzeho ahubwo ntiyabyumva, cyangwa yayivuzeho ahubwo ntiyabimenya, cyangwa yashatse kuyivugaho asanga ntari bwumve. Na cyane ko Imana ni nk'aho mugani wa Munyarwanda byo mwana mutumbwira bumva. Mbwira bumva. Ibaze kandi ikintu gishatse cyabihumure ku bantu bumvise ijambo. Niba imibabaro ndimo yari prevu, niko babyita muri adjective, niba yari prevu, niba yari imibabaro yateganyijwe n'Imana, Mana ubwo wabihaye igihe ndagushimiye. Haleluya. Amen. Yabihaye iki? Igihe ntarengwa. Ibabwira imyaka 400. Tata wa twese we, ibaze kumara imyaka 400 abantu bababaza. Noneho kandi uko bababazwa nguko mukanibuka yuko ariko Imana yavuze. Imibabaro umuntu arimo ikaba n'imibabaro yateganijwe, kandi ugasanga ihaye igihe. Bariya abantu babaye mu gihugu cya Egiputa iriya myaka yose ko ari 400. Imana ibizi ariko bipanze ko muzababara iyo myaka. Noneho urumva ko kimwe mu byakagombye guhumuriza umuntu, ngiye nsaba abantu kutivovotera Imana, mu byakagombye guhumuriza umuntu harimo no kuba imibabaro irimo kubabara, nibura Data wa twese yarayivuze, kandi ayiha igihe ntarengwa. Imana nishimwe. Kuko rero nshuti yanjye Mama Neema, uyu muntu usohotse muri iyi myaka y'umubabaro 400 turamugeranya n'usohotse muri iyi y'amezi 12. Mbanza byumve nawe ushyize mu nyurubwenge neza mu byumve. Musho imyaka 400. Bamwe nawe ushyize mu nyurubwenge. N'imyaka 12. Nubwo Imana yari 400, ariko mbwije ukuri n'uyu wa 12 imumereye nka 400. Hari n'igihe byarushaho bitewe n'uburemere. Ubu se ko hari umuntu ijoro rimwe ryabera nk'umwaka, ijoro rimwe gusa rikamubera nk'umwaka cyane pe. Ibyo byo birumvikana, biterwa n'uburemere. Ariko ari mu mubabaro Imana yateguye kandi yemeye. Basaba uzi ko nigeze ariko ahantu ku matinze kandi nashaka kuhanyura vuba na vuba. Oya birasaba kumva neza. Kiriya kintu Imana yarivuze kuri Aburahamu, iyo turebye imirongo ibanza dusanga cyari igihano. Cyari iki? Cyari igihano. Ariko irangije iramuteguza. Ariko cyari igihano idahanye ubwirwa. Kubwo imubwira ko kizababaza abazamukomokaho. Aburahamu wandakaje watumye inkongoro zingwira ku gitambo. None ibintu ukoze ugasinzira inkongoro zikagwa ku gitambo cyanjye, bizaniye urubyaro rwawe. None hepfo y'imyaka 400 iramubwira ngo humura, ariko humura. Uhereye ku bazajyayo, ubuvivi bw'abazajyayo nibo bazagaruka hano. Naryo ni isezerano riruhije kuryumva. Do you imagine? Ubuvivi bw'abazajyayo ni ukuvuga 5e generation. Nta nubwo ari abana babo, sinabuzukuru. Ni ubuvivi. Hanyuma rero ivuga ijambo ryiza ryanshimishije. Imana
urumva mu itangira twapapye yaduhagaritse umutima, yego ariko ugenda ivuga ibintu byiza umuntu yagenda akira. yego Iragira iti kandi abo bantu bazavayo bazaza bagarukanye ubutunzi bwinshi. Urumva aho ugeze nawe uri umubyeyi, sibyo? Nawe nk'umubyeyi ishyire mu mwanya wawe hamubwirwa. yego Urasanga aho ugeze wumva aya magambo yose yashariraga ya shatima y'ibyago, uragenda ugera ahantu kameme uba un peu consolé, wumva ugenda uhumurizwamo, ku buryo nk'umubyeyi ushobora kuvuga uti kuzimana burya bwose bazava n'ubutunzi kandi bazavayo ntakiriho, nibura ngo ngeho hanyuma se niba banavuyeho ndiho byo nzaba nkiri umuntu warya, nzaba narashize ipfa byose, narashize apeti buvivi. Nawe nyumvira kuko kandi kuko uko byagenze nihuse, ya myaka yarageze bavanayo, Imana bavanayo. Nimwumve rero ikintu cyiza cy'iri jambo ryitwa umwaka utaha, uyu tuzinjiramwo, uyu twenda kwinjiramo, mwumve ikintu cyiza cyaho gihari. Nuko ibyo bintu byegereje bibura iminsi mike ngo cya gihe Imana yavuze kigere, yaraje ivugana na Mose ngo Mose uyu mwaka ubabera umwaka mushya. Haleluya. Ubabera umwaka mushya, ubabera umwaka wa mbere mu myaka. Uyu munsi tuvuga niho babere nk'itariki ya mbere, igihe bari bashubijwe. Yego, ukwezi kwabere nk'ukwezi kwa mbere mu mezi, n'uyu mwaka uba uwa mbere mu myaka, kuko ngiye gutabara. Ya myaka 100 n'imibabaro ishyizeho iherezo. Twihuse rero. Haleluya. Mwibuke ko yaje kuvuga ku myaka 70 bazamara mu bunyagi Babuloni. Yego. Ibicije muri Yesaya. Iramubwira iti dore n'ubu bagiye kugenda, bagiye kujyanwa mu bunyagi n'umwami w'i Babuloni. Yego. Muzamara y'imyaka 70 mubabaranaho. Ho mbajyanye kugira ngo munyige, mwongere mwige kunyubaha. Yego, iyo 70 nirangira nzabazamurayo. Mubyumva? Kandi ko 70 Imana yari yibaze igeze, ibyo bintu bisohoresha kuro bazamukayo. Urumva atari Imana igira gahunda ku bintu by'imyaka. Donc umwaka ni igihe runaka kigenwe ku Mana ipangamwo ibintu by'ubutaha no kurangiza ibyishize. Aha kandi hano kumve, kurangiza iby'imyaka ishize no gupangamwo iby'imyaka itaha, duhereye kuje. Ariyo mpamvu abo nabo bakwiye guhumurizwa, kameme hari aho Imana izajya gute izigarura igiriye neza, wabona uyu mwaka izanye ibishya, reka mpumure. Imana ishimwe cyane. Mu itangiriro mu gice cya 18 yabwiye Aburahamu ngo umwaka utaha tuzakugarukaho. Umva ijambo ryiza, umwaka utaha tuzakugarukaho, Sara abyara umuhungu. Yibaze kuvuga iryo jambo mu rugo rw'abantu bateze bagira akaha, nta niyo basabye ngo wenda ibyo da cyangwa bamubyara apfa avuka, nta byabayeho. Ngaho ibaze iryo jambo kugira ngo Imana irivugire mu rugo rw'umugore wiyiziho ko nta n'ibimenyetso akigira byo kubyara. Imana ihagarare mu ijuru ryayo ivuge iryo jambo, ivuge mu mwaka utaha iki gihe nzakugarukaho, Sara abyara umuhungu. Haleluya. Nuko ngo Sara bishidikanyijeho abisetse ngo baba mureka babwira Aburahamu, kuki turi umufasha wawe wabisetse? Ese yibwira ko hari ikinaniro Uwiteka? Igihe nk'iki cy'umwaka nikigaruka tuzakugarukaho. Nshuti yanjye mwene data, igihe nk'iki cy'umwaka nikigaruka nawe hari igihe Uwiteka yakugarukaho. Wabona uyu mwaka utaha akugarutseho, wabona uyu mwaka uzanye Imana
Haleluya. Amen. Imana tugirire neza bene data. Tugirire neza. Ni Imana igira gahunda rero. Haleluya. Reka mvuge indi murongo umwe wenda ntabura ibindi wenda tumbaza twavugaho. Ni umurongo wo mu butumwa bwiza bwa Matayo. Umurongo uravuga ngo dore uyu ni umwaka wa gatatu nza gushaka imbuto kuri yo sinzibone. Urumva uwo murongo? Uyu ni umwaka wa kangahe? Wa gatatu nza gushaka imbuto kuri we sinzibone. Ubu rero guhera none ntangahe ibivuga ntibaguteme baguce. Yabwiraga umutini baguteme baguce. Uwo ni umutini. Ni umutini yabwiraga baguteme baguce bakurane. Imyaka ibaye 3. Sibwi mu gice cya 13 cya Luka, sorry, muri Luka. Luka 13. Murongo wa 6 wa 7, pardon. Imyaka ibaye cyangwa kuri 6 yego. Kandi abacira uyu mugani ati hariho umuntu wateye umutini mu ruzabibu rwe. Bukeye araza awushakaho imbuto arazibura. Abwira umuhinzi ati dore none uyu mwaka ni uwa gatatu nza gushaka imbuto kuri uyu mutini sinzibone. Uwuce urakomeza kunyunyuriza iki? Urakomeza kunyunyuriza iki ubutaka? Nawe aramusubiza ati databuja ureke uyu mwaka nawo muhingire mufumbire ahari hanyuma wakwera imbuto. Icyakora nutera bivuga ngo ikiriro buriya uyu muhinzi yari mwiza cyane kandi mwiza ashushanya Yesu buryo. Urabona uyu mugani wa Yesu aragira ati nyir'umuzabibu nyir'umutini yari yamaramaje yadesize kuri mutini ucibwa ukarimburwa. Aragira ati urakomeza kunyunyuriza icy'ubutaka nta kintu utanga. Nta kintu utanga. Imyaka ibaye 3 yose nza ngaheba. Umuhinzi ati ngaho mbabarira uwihanganira uyu mwaka nk'uyu mwaka gusa nanjye nongere muhingire mufumbire. Dore icyo umuntu yakubaza mushiki wanjye mama nawe, mbese uyu mutini ntiwahingirwaga? Warahingirwaga rwose kuko na nyirawo uje kuwushakaho imbuto arabizi ko nta kintu utakorewe. Bawuha ifumbire rwose kandi ifumbire irahenze. None umuhinzi aragira ati ngaho ibyo bintu byose nkundi mwaka umwe gusa wo kongera kubikora. Si mama ndabikora do plus ndakora ibirenzeho ndashyiramo imvaruganda ndahindura nshyiraho imborera sinzi ukuntu bibigenze ariko ijambo avuze rikomeye aragira ati ndabikora uyu mwaka gusa nugaruka ukazibura uzawuce. Icyo nabwira abatwumva badutse amatwi nubwo tuba twishimira ko tuvuye mu mwaka umwe twinjira mu wundi, ariko abantu bamenye ko uyu utaha dushobora kubazwa mu icyo twahinduye ku by'ubwashize. Naremeye urawambuka winjira muri uyu. Uyu nguyu usize ukoze iki? Bivuga ngo abantu bagombye guharanira ko ama esheke yabayeho muri uyu ubutaha haba ama success, intsinzi. Haleluya. Amen. Abantu bagarana ngo ubwo uyu mwaka nawe ukiraniwemo rikutaha mu kiranukemo kuko nunyingingira wabona ari wansariye wonyine ngo ngire ibyo nkosora. Kuko tuvugana aha ngaha ubu iyo murongo turimo kuvuga turavuga 2026 ntabwo na 7 ntabwo ari 8 kuko si ibintu twahaye manda si bitwita vision 2020 si bitwita vision y'imyaka 7 turivugira uyu nguyu uje muri uyu nguyu uje Yamana itegeka ibihe ikabishyiraho. Yego. Iragira iti urambuka ujye muri 2026 ngo umare iki.
uragerayo unkorera iki? uyu ugiye gushira wowe wakoze iki? uyu nguyu ushize unkoreye iki? wakoze iki? umpaye iki cyanshimisha cyatuma nishimira kwinjiza nk'utaha? kandi ndamuka nguhaye please, nindamuka nguhaye utaha nzakuboneka ibyo nari narabuze. Ndumva wari umukoro ukwiriye kwibaza mbere y'uko umwaka urangira. Guhera mu kwa mbere gushyika mu kwa 12 nakoze iki? None ndasaba Imana ngo inyambutse ngo nzakore iki? Nkurikize bwo ibintu Imana ikubonamo byiza nibyo bitera kukongerera kuramba. Aha twumve abantu bumve neza iki kintu. Ntabwo bivuze yuko abitahaye kurama bose byari ibihano. Oya nanone kuko niba sinzi ko ayo makuru muyafite, ejo bundi hari umuryango warangiriye Uganda. Impanuka umugabo n'umugore n'abana babo 5 uko ari 7 aho nta wahavuye. Impamvu iyi Imana ikongereye umwaka nk'uyu ibigira ngo ugire ibintu ukosora mu byo wangije ushize. Yego. Urabona ibihugu byose ama guverinoma yose agira ibintu bya evaluation, akievalua akigenzura. Yego. Burya baba bareba uko ibintu byagenze, aho twashyira imbaraga ni hehe. Yego. Ibyo twiyemeje yego, se dukuremo iki twongeremo iki. Ari mpamvu n'abazana na za mutation, reka tuhindura abakozi, dushyireho undi, tuvaneho uyu tumujyane hariya. Mana yanjye birye byose bari kugira ngo barebe ko umwaka utaha hagira igihinduka. Yego. Kandi koko hari igihe uriya muntu uje mushyashya azana amaraso mashya kubona ko asize umusaruro. Yego. Akavuga ati reka nkomereze nk'umugenzi wanjye yarageze ariko kirimo amaraso mashya. N'Imana ibintu yarigira byo kugira ibintu ihindura, byo kugira ibintu ikuramo. Ndetse kavuga ijambo we n'abantu bagira ubwoba niba ushaka babugire no kugira abantu ikuraho. Nabyigiye bikora avuga ati uyu muntu rero nabe yicaye arimo aranyangiriza cyangwa shoje n'imirimo ushoje imirimo ntagitwaye. Uyu ushoje imirimo rwose ntacyo batwaye, nta burakari imusharisha nk'uko yashajishije Mose. Bwiza muri hose umutegeko wa kabiri mubwira iti rero Mose urashaje mze, shaje pe none ugiye no gupfa rero. Ntabwo ari pansiyo gusa ko ugiye gupfa. None nzanira nde Yosuwa umwimike mwerekane ihema ry'ibonaniro akomeza umurimo wanjye. Inshuti zanjye mutize amatwi, umwaka ikintu bita umwaka ni ikintu Bibiliya ivugaho rwose. Ni igihe Bibiliya yemera ko cyabayeho, Imana ikivugaho. Nababwiye ngo nyuma ya myaka 70 yahamagaye Kuro abavanayo bavayo, arazamuka Nehemiya akora ibarura ry'abatashye. Mbese Imana yemera ko umwaka usimburwa n'undi. Niko Imana ibishaka. Yemera ko umwaka usimburwa n'undi, hakaba ibyapfuye mwutaha izahembura mukurikiyeho, bambe mushize izahembura mukurikiyeho, hakaba ibyakosa bisaba ngo abantu bikosore mwutaha. Nuko Imana ibagereza cyane. Ndetse n'ubu turi mu isezerano rishya, aya magambo tuvuze y'umutinda mu isezerano rishya, natwe ubwacu aba kino gihe na Yesu atakiri ku isi, dukwiriye kumenya ngo ariko umwaka ushize wamereye uti, hanyuma se utaha ufate gute? Nibyo ntituzi icyo uzanye, ariko ngiye uzansanga ameze gute. Yesu abambera umugisha cyane. Amen. Imana ibaho umugisha cyane mushumba. Ni amagambo atuma umuntu afata akanya ko gutekereza. Muri wo mubivuga nibaje hari igihe umwaka utambutse ndimo kwibaza uyu mwaka ugiye gushira. Yego. Ese ni iki nakoze? Ni iki nashingira nkavuga ngo mwami Imana kubera hano wamfashije nkagenda nkakora gutya, nunyongereraho undi mwaka nzakora noneho n'ibindi uzanyemerera gukora. Nari ndimo kubitekereza nsaba na bene data badukurikira bumva iki kiganiro yikorere evaluation. Nawe genzura urebe ese uyu mwaka twahawe 2025
dutangira twahize imihigo n'imiryango tujya twicara n'abana tukavuga ngo reka duhige hanyuma twandike ni umwaka nushira duhigure nijoro mu minsi ishize twarimo twicaye n'umuryango mbabwira ni harya dutangira umwaka niki twahize twanditse dusubira mu bitabo kureba ibyo twanditse noneho tugenda tuvivura ibyatunganye turavuga ibi bisigaye rero reka tubyongere tuzabyongere ku mwaka utaha twongereho n'ibindi hanyuma ndakangura bene data niki wahigiye Imana uyu mwaka utangira ugiye gusoza niki wavuganye n'Imana ese byaratunganye niba bitaratungana wicogora ntucike intege haracyari ibyiringiro mushu haracyari ibyiringiro kuko iyo akoze bya bindi n'ibindi zabikora kuko niyo kwiringirwa urimo kuvuga nta bitekerezo avuze se Imana yateguje umugaragu wayo imyaka 400 mugiye guhora n'ingorane ese mushu k'Imana dukunda buri niyi utuguye ugiye koza ikibazo nanjye ubwanjye nakwisubiza ariko reka tukiganire ese niyihe mpamvu Imana iteganya umuntu kuzahura n'ibyago noneho nyumvira imyaka 400 navuze n'icyumweru kimwe basi ikintu kinshimishije umunsi umwe ko bivuze umunsi umwe waguhwanira yego n'imyaka 400 yego ariko noneho ibaze nk'ubu umugaragu wa yumvise ati Imana imuteguje mu myaka 400 mugiye guhura n'ibyago bimeze bitya ariko igihe kindi nzabagarukaho yego ese umugaragu wayo we yabyakiriye ati reka nkubwire ijambo ryiza ririmo wari uzi Imana ko ari urukundo ikabidukunda ibintu nk'ibyo bidupangira ite koko kuki dupangira ibyago n'amakuba juste hari twasomye hasomye kubwira ijambo rihari kuri 14 kandi nyuma yo kubababaza bazababaza imyaka 400 hanyuma 14 haravuga ngo iki itangiriro ibice 15 umurongo wa 14 uwo murongo urakurikira hamwe havuga ngo bazababaza imyaka 400 none wumva igisubizo cy'ikintu baje rero noneho 14 haravuga ngo nanjye nzaciraho iteka iryo shyanga bazakoresha ubwa nyuma bazarivamo bavanyemo ubutunzi bwinshi ariko woweho uzasanga basogokuruza amahoro uzahambwa ushaje neza 16 ubuvivi bw'abazajyayo nibwo buzagaruka ino kuko gukiranirwa kw'abamori kutaruzura aha ndavuga amagambo abiri cya kibazo Imana ko ari urukundo ikabidukunda nk'ibi bintu bitewe n'iki kudupangira ibintu bibi ijambo rya mbere ni ukugira ngo yanduranye kuri ba bantu babi yego izabahane ishyanga rizatubabaza katwishyiremo twebwe abakino gihe ishyanga rizatubabaza ukanavuze ngo iki nzabaciraho iteka yego iryo shyanga rizatubabaza rizaciraho iteka bivuga ngo iyo tutajyayo mu mibabaro twoherejwemo n'Imana nta shyanga ryari kuzahanwa yego yambone ndashaka kumenya niba ubyumvise ibi bintu babara ndi umwigisha urabizi iyo batagiye iyo Imana idapanga imibabaro kutubabaza yego first of all igashyiraho n'abatubabaza ntiyari kuzagira abantu ihana rwose kandi igitangaje irashaka kuzagira abantu ihana ako nakumvise aha icya kabiri kiri hepfo hariya hari abantu babayo bitwa abamori mbarakariye uburakari bw'igihe kirekire bagira ingeso mbi ndashaka ko kizatuma mbanogonora bakarangira kizava ku bwoko bwawe w'Aburahamu urumva mu by'ukuri ni kubiyenzaho kandi urumva ntabwo Imana ifite abandi bantu yajyanayo none se umuntu we kwitajyana n'abamarayika ko abamarayika ari imyuka ntibabakubita
abamarayika ntibabarambikaze ngo bakubite, abamarayika ntiwabima ibiryo ngo bababare. Rero kugira ngo Imana yubahwe mu rindi jambo anemo, niko umufaransa avuga. Ubu ndagira mbabwire ko ikintu gituma Imana ibabaza umuntu w'umukiranutsi inakunda ni amashimwe ibishaka, ni ubuhamya ibimwubakira. Ubu ngubu ntubona uyu mwaka urangiye nk'uko twavugaga, hari umuntu wababaye cyane, wababaye pe. None utaha Imana ashaka kumuremera umwaka mushya kandi mwiza, uwo muntu akazashima, uwo muntu akazashima, akazahagarara mu nzu y'Imana yarahayo akavuga ngo ni ukuri pe. Ubwo ndavuga umwaka utaha nk'iki gihe akaza ahagaze mu nzu y'Imana avuga ati ni ukuri pe, uyu mwaka Imana nabonye mu Imana bundi bushya, nabonye aho Imana ihindura ibintu. Nuko ntabwo tubasha kubera ahantu hose icyarimwe. Nous ne sommes pas les omniprésents. Ntabwo twaba ahantu hose ngo ayo mashimwe nk'aya tuyumve, ahubwo mujye mutegereza nk'Imana yose iyumva, ikumva aya mashimwe iranezerwa cyane. Ni ukuri. Noneho wibaza iyo hashimye wa muntu waciye muri bya bisharira umwaka wose umwe 2 agashima, uhita uvuga ati ya uranshimye ndanezerwa sha, kandi nshaka abandi bantu nka 5 banyuze mu bindi nk'ibi byawe. Uranshimye ndanezerwa, kandi nshaka abantu nka 5 bandi banyura muri ibi. Icyo nabwira abantu bahumuriza nuko nkuko nyine n'izina ry'iyi ministry ryitwa ngo ni Humuriza, aba bantu ibigiye kunyuzamo ngo irabanza ikabongerera kwizera, ikabazamurira kwizera, kuko ngo ntiyakunda ko umuntu anyura mu bintu biruta ukwizera kugira ngo kutazamushirana ukamushiriraho ntaho arageza. Izina ry'Imana rihimbazwe cyane. Ngiyi mpamvu zanjye, niyo mpamvu Imana ibikora gutyo, ni ukugira ngo ibone amashimwe natwe tuhavana ubuhamya. None se umuprofeti akabazo mwari mumbajije, ntimuzi ko yababwiye ngo mugiye kujyanwa i Babuloni muri imyaka 70, ngo i Babuloni bazababaza, ngo umwami wo hazabababaza, kandi kuko yarababaje. Ariko se ntibyarangiye Babuloni hanwe? Ntiyahanwe se? Yarahanwe. Kandi Imana yayihoye iki? Ko yababaje ubwoko bwayo cyane. Nakwereje umwana wanjye mu mutsi we rutunyavu, ariko wowe ushaka iki? Ibibando. Amukubita cyane ababara. Ababara nta kintu mva mugiriye iki? Imbabazi. Nuko nguko ndagira ngo mbwire abantu batwumva ko nta handi hantu Imana yavana amashimwe, ni muri twe. Kandi kugira ngo yabone nuko tugira ibyo tunyuramo bigoye. Urumva rero toujours abantu bakijijwe baracyari umutungo w'Imana kandi mwiza. Yego. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Turawakiriye mu izina rya Yesu. Ibintu by'Imana biraryoshye iyo ubikurikiranye ukumva amateka kandi ukumva isezerano rivamo, utawumva unyuzwe n'ubucuti bwayo pe. Hari akandi kantu urimo kubivuga nanone kanjemo, none se mushu ni gute umuntu yamenya ngo iki kigeragezo ndimo? Ubwo ndimo mbariza abantu benshi, hari ababa bataragera ku rwego rwo gusobanukirwa imvugo y'Imana no kumenya ngo ese iki kigeragezo ubu ni iki bumana, byose tukabihinyika kuri Satani. Ese ni gute umuntu, cyane reka tuvuga abakristu bamenye Kristu batangiye urugendo, ni gute yabona ikigeragezo akavuga ati iki kintu ndabizi neza ko kivuye ku Mana, reka nihangane, ndabizi ko nyuma yaho nzagororerwa? Yego, ijambo ry'Imana ritwereka yuko Imana igerageza abikunda. Icyo ni kimwe. Urumva, Imana igerageza gusa abikunda, kandi ntabwo aba Satani nta kintu Imana iri kubageragezamo, kuko nta n'icyo yenda kubakuramo. Nta mashimwe, nta buhamya. Bivuga rero ngo aba Satani bo
abagikorera mu bwami bwa Satani, abanyabyaha, nta kintu Imana ibageragezamo sinayibagerageza. Yego. Umukristo ubanye neza n'Imana rero azajya amenya ngo ikintu mpuye nacyo Imana niyo yacyemeye kugira ngo mbabaze gutya, kuko izamvana mwishimwe. Yego. Ariko abanyabyaha ntibabyibeshye gutyo bo ngo bibwire ko ibyo ngibyo ari ibyabo. Yego. Kasoma ijambo ry'Imana yo muri Zaburi ya 17 umurongo wa 3 munsomere. Zaburi ya 17 umurongo wa 3 munsomere twumve. Haravuga ngo wagerageje umutima wanjye, wangendereye nijoro, waranase ntiwambonana umugambi mubi, namaramaje kudacumuza ururimi rwanjye. Ako niko nashakaga. Wagerageje umutima wanjye, wangendereye nijoro, warantase ntiwambonana umugambi mubi. Bivuga ko Imana igerageza umutima w'umukiranutsi kuko izi ko itari bubone mu mugambi mubi, itari bubone mu kibi. Hakaba n'irindi w'Abaheburayo, Abaheburayo igice cya 2 umurongo wa 18. Indebere Abaheburayo igice cya 2 umurongo wa 18. ngo kuko ubwo yababajwe no kugeragezwa ubwe, yego, ibasha no gutabara abageragezwa bose. Amina. Haleluya. Ubwo yababajwe no kugeragezwa ubwe, abasha no gutabara abageragezwa nkawe bose. Mu Baroma naho harimo irindi riba mu gice cya 8. Yego. Abaroma igice cya 8 umurongo wa 28. Kandi tuzi yuko ku bakunda Imana byose bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza, ari bo bahamagawe nk'uko yabigambiriye. Yego. Amen. Kuko abo yamenye kera yabatoranije kera gushanga n'ishusho y'umwana wayo kugira ngo imfura muri bene se benshi. Amen. Ku bakunda Imana ibyo amacaka byose bifatanyiriza hamwe kubazanira iki? Ibyiza. Pawulo yandika yaravuze ngo bene aba bakunda Imana bakageragezwa nk'uko Imana ibishaka, aba ari bo babitsa umurimo wo kwizera ubugingo bwabo, kuko nibo bifatanyiriza hamwe kuzana ibyiza. Za ntambara, yanzana bwa bukene, kwa kurenganywa, birya byose biragenda bigafatanya bikazana umuntu ibyiza. Uzi ko iri jambo hari situation umuntu ashobora kubamo akibaza ngo ibintu ndimo bizazana ikihe cyiza, ibintu ndimo bizazanira ikihe cyiza n'ukuri. Ariko pe nkubwije kuri mwene data, ahantu wose unyuze ukiranuka hanyuzwe n'Imana, haba hazakugeza ku cyiza. Nigeze nganiriza iterana igihe kimwe, nabwira ku nkuru za Yosefu, yewe no ku rubuga nigeze kubivugaho. Reka tuvuge nk'ahantu hatanu Yosefu yanyuze hagoye, kwangwa n'abavandimwe. Mu gihe cyoroshye kirakomeye cyane mushaka. Ariko uzi ko buriya ubaye uvunimwe n'abavandimwe 2 cyangwa 3, uko nyine abantu basigaye babyara abantu bake bashobora kurera, sibyo? Yego. Wanzwe na 2 ibyo bintu biragoye koko. 2 aba ari bufite abonyine byaba bigoye nabyo. Oya yewe. Nyamara kimwe no kwangwa na 13. Oya byo naho bihuriye. Naho bihuriye wabahungira hese. Nako nashaka kuvuga rero. Aho kandi kutagira aho ubahungira. Kuko urumva ujya kwinyagamura ugasanga umwe tuyibugesera. Sibyo? Abanyabugesera bose barabizi. Undi hano higi Gicumbi. Undi uburasirazuba bwose rwamagana Kayenza Ngoma na Kigeli. Bose barakumenye. Bose barabimenye. Sibyo?
wanyura hepfo mu majyepfo, guhera Kamonyi, Muhanga, Nyanza, Ruhango hose bikaba biriyo. Kubera iki? Kugira abantu benshi b'abavandimwe bose bakwanga, byarakuzengutse birakugota impande zose. Yego. Urumva se kimwe rero no kugirana ikibazo n'abantu babiri n'umwe. Erega bizanoroha kuri ukuntu mwakora akantu ka reconciliation hagati y'abo bantu babiri cyangwa batatu. Ariko kureconcilia abantu 12 nto kiti cyoroshye. Yosefu rero yatambutse mu kwangwa. Yego. Atambuka mu kwicwa, ajugunywa mu rwobo. Atambuka mu kugurishwa. Yego. Atambuka mu kubeshywa ko yasambanyije mu kasheboje. Atambuka muri gereza. Asohoka ajya kuba prime minister. Ndahumuriza abantu, niba waratambutse mu bintu bibi wubaha Imana ukiranuka, ihangane turebe ikigiye kuvamo. Kuko birashoboka ko ibintu wanyuzemo Imana yabihaye igihe ntarengwa, kandi mu gihe yabihaye uyu mwaka wawe ari wo wa nyuma. Yego, dukeneye amashimwe. Haleluya. Mu gihe Imana yahaye ibyo wanyuzemo, wabona uyu mwaka ari wo wa nyuma. Haleluya. Imana nishimwe. Amen. Imana nishimwe. Haleluya. Kamubwira nshuti yanjye, hari Zaburi 126 ndibwira ivuga ngo igihe Uwiteka yagaruraga abajyanywe iminyago b'i Siyoni, yego, mbona ukuri twari tumeze nk'abarota. Ngo twasaga n'abari mu nzozi pe. Iminwa yacu yari yuzuye ibitwenge, indimi zacu zuzuye iki? Indirimbo. Ngo ariko twumva turabikora nk'abarota. Ibintu nibyo ra. Ibintu nibyo. Bati itangazo ryasohotse. Yesu. Itangazo ryasohotse, umwami Kuro yasohoye itangazo ngo mutahe. Ndatoya musijyo. Mwitubeshya inde babisohoye batari batukura. Bati ryasohotse ku buryo yavuze ngo munashake n'amabisi azabatwara. Zari nk'iki? Bararotaga. Si koko se turi butahe? Koko se iryo tangazo niryo? Koko se yaturekuye? Urumva iyo baracyabiganira hehe? I Babuloni. Ntibarabyumva. Impamvu batabyumva ni iyihe? Ni ukubona umwaka wa 70 tubabazwa. Nakuvuga ati no, kuko urumva abahanga b'abapsikologe baravuga ngo ubanza ngo bifite hari intambwe 5. Iya mbere ni ikikubayeho, iya kabiri ni ukubanza ugahungabanywa nacyo, iya gatatu ni kubaza bizarangira, ariko iya kane ngo ni ukubyakira. Iyo watangiye kubyakira rero hano igihe umva utakitaye ku gihe bimaze. Rero aba bantu bari bamaze kubyakira pe, bamaze kubyakira, ariko bakajya bakoma agatima ku mubare w'imyaka bahawe. Buriya reka mbabwire, kwakira ibintu birimo kuba nta gihe mwahawe byo vraiment c'est autre chose, ni ikindi kintu kigoye. Ariko nibura iyo mwahawe igihe mugira uko mwihangana. Iyo mpamvu nababwiye ngo Imana yakoze gutanga igihe n'ukuri. Urumva izuba rigira ukuntu ribabaza, ariko tukabara amasaha. Iyo bitangiye kuba saa 10 n'uvuga uti nahera ko ritarenze, n'ukuntu ryanzonze ko ryatuzonze uyu munsi. Ijoro niryo ryaba ribi, ribe ariko ryaje gute? Riri bucya. Urabyumva? Rero ibintu byose ko Imana yarabihaye igihe, ikabera bagakora imyaka 70, bafite ukuntu bagendaga bihangana, ndetse cyane bamaze kurangiza kimwe cya kabiri cyayo. Yego. 35. Bafite ukuntu bumva bafite mwihangana. Twarabyakiriye ngo. Twarabyakiriye. Wabonye ko bagize n'igihe basubizanya confidence abantu b'i Babuloni. Ngo baza babashinyagura bagati ariko mwagegesha mugaturirimbira. Ubu tukibatinya rwose. Ntabwo twaririmbira indirimbo z'Uwiteka mu bunyage. Dore ni nagatwaza amatindongo ziriya. Ubu ntabwo mwayimanura? Ntayo tumanuye.
bari barabyakiriye baratuje urumva batari icyo twihannye gusa ni kimwe ni ukutaririmba indirimbo z'Isiyoni mu gihugu cy'amahanga. Cya kabiri kutibagirwa Yerusalemu. Twakiriye ibyatubayeho, twakiriye situwasiyo tubayemo, ariko nanone ntidushobora kwibagirwa iki? Yerusalemu. Imana ishimwe cyane. Rero nshuti zanjye, ni ukuri kuba ibintu byose byarahawe igihe, umwaka akaba ariwo gihe cya nyuma cyahawe ibintu, izere ko nutaha wazanye ibyiza. Imana ibampe gushaka izina rya Yesu. Imana ibahe umugisha cyane mushumba. Ni ukuri amagambo mutubwiye ni amagambo akomeye, ni amagambo yo kwitaho, umuntu wese yayitaho akayakurikirana ukumva neza ihumure ryawe ukarikuramo. Nubwo wababajwe ariko wasanga uyu mwaka ari wo wa nyuma kugira ngo usohoke mu kigeragezo, wasanga urimo kuwusoza. Rero ntucike intege, haracyari ibyiringiro, izera ijambo ry'Imana uko yabivuze no kubikora izabikora. Imana y'amahoro ibahe umugisha. Ndumva mwadusengera kugira ngo imitima y'abantu yakire iryo humure, yakire kugirirwa neza n'Imana. Mana, turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo, tugushimiye uyu mwanya mwiza waduhaye ngo tuganire ku ijambo ryawe, tuvuge icyo ijambo ryawe rivuga ku mwaka, kuwurangiza no kwinjira mu mwaka mushya, n'ibyishimo abantu bishima n'umunezero banezerwa. Ndabigushimiye ko watubashishije Mwami, yerekeza ijambo ryawe n'inama n'impuguro bibonetsemo kugira ngo ababyumva bamenye uko bitwara. Kandi twatuye amahoro, twatuye umugisha ubwoko bwawe ku gihugu cyacu, abanyarwanda ku isi yose aho bari hose. Twatuye amahoro, twatuye umugisha ku bayobozi b'igihugu cyacu, uhereye ku mukuru w'igihugu, perezida wa repubulika, kugeza ku rwego rw'ibanze mu isibo. Ndakwinginze ngo aho hose ukuboko kwawe kuhagaragare, uturinde ibyago byatubabaza, uturinde ibidutera agahinda, uturinde igihugu n'imipaka yacyo mu izina rya Yesu Kristo. Turinde indwara, ibiza n'ibyorezo, tuba amahoro Mwami. Kandi uzaduhe imvura ikwiriye mu gihe cyayo kugira ngo tweze imyaka. Ndagushimiye ko uduha umugisha muri byose. Ikindi kiruseho uha abantu kukwizera no kukumva.